Papa Sava, Seburikoko, Sekaganda n'ayandi yose. Aya ni amazina benshi bamuziho muri filime akina, ariko kandi nyamara izina ababyeyi be bamwise ahavuka mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda ni Niyitegeka Graciane. Seburikoko ni umuhanzi, umuririmbyi, umusizi, umukinnyi w'amafilime ndetse n'umunyarwenya ukomeye, ni ikimenya bose mu Rwanda. Ariko se byagenze bite ngo uyu wize kwigisha ubumenyamuntu n'ubumenyi bw'isi akanaba mwarimu imyaka 7 abicyamamare muri filime n'imivugo? Mu kiganiro n'itangazamakuru, Graciane Niyitegeka uzwi nka Sebu cyangwa Papa Sava aseka cyane yagize ati, uko byagenze bari umupfu nubwo nge nkiri muzima. Nari mfite data yari umukateshiste yandika indirimbo anacuranga korodeo, ariko nagize imyaka 5 data atakibikora. Ariko kandi burya aho mvuka naho havukaga abahanzi bakomeye, aho twavuga nka Alex Kagame naye n'uwe wacu Ikiyanza. Nakuze mutekerezaho mukunda cyane, kandi sije gusa niyo twavuga turi mu bitaramo wasangaga bagaruka kenshi ku buhanzi n'ibihangano bye. Nkura kandi nakuze nkunda igitaramo cyane, ikinamico zo hambere nkazanyira Maretete n'izindi nk'izo. Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 yabaye Graciane yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye ku Gisenyi ho mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ahirangiriye kubera ubukene, Graciane Niyitegeka yaje gusubira mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Aha niho yatsinze irushanwa rye rya mbere ry'imivugo ibizwi nka poeme mu ndimi mvamahanga. Aha bamuhembye amakayi, amakaramu n'inkweto ubwo yivugira ko ari byo yahereyeho mu gihe yari agiye mu mashuri yisumbuye. Aha yoherejwe kwiga Irutongo kuri kilometero 25 uvuye iwabo, bikamusaba buri munsi kuva mu rugo saa 11 za mu gitondo ngo hatadakererwa ishuri. N'ubuzima yakomeje atuganira agira ati, aha naho natsinze mu mivugo, bampemba televiziyo, amakayi n'inkweto, ariko kubera ubukene nta muriro twagiraga. Televiziyo yaje kuba ikigo, aho ubuyobozi bw'ikigo bwaramwegereye buramucumbikira yiga aba mu kigo, ariko atishyura. Ibyo avuga ko ari motivasiyo ikomeye ya mbere yari avanye ku mpano ye. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye Graciane yakigiye Rilima mu burasirazuba bw'u Rwanda, aho yakomeje kwigaragaza mu marushanwa menshi y'imivugo, ndetse ari nako arushaho kumenyekana no guhora mu mitwe ya benshi. Yakomeje atubwira ko yazamutse kugira ubwo yaje guhura n'abadepite bo muri Canada, aho baje kumuha ibitabo bya Shakespeare maze arabisoma koko, ari nako ahora muri biblioteke cyangwa se isomero rusange. Graciane kandi yaje kurangiza amashuri yisumbuye aza kwiga muri kaminuza yigisha uburezi, kaminuza yahoze ikorera i Kigali ahazwi nka Kiye, aho yize ubumenyamuntu, ubumenyi bw'isi no kwigisha. Tugeze kandi ku kiganza cya nyakubahwa, Graciane atubwira ko akigera muri Kiye yahasanze abahanzi bakomeye mu mivugo n'indirimbo, aha twavuga nka Dani Vumbi n'abandi. Graciane yatubwiye ko rimwe Perezida Kagame yagombaga kuza gusura Kiye maze batoranya bazavuga umuvugo. Graciane mbu wa mbere mvuga umuvugo urarangira, mbona nyakubahwa arandembuje ati, uwo mwana naza ndamutse. Ndagenda mukora mu ntoki, byasaga nk'igitangaza kuri jye. Umwana witurukira hakurya iyo mu bice bya Kiyanza ho mu majyaruguru y'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaje kubaza umukuru wa kaminuza yacu, dore n'icyo gihe yari Emmanuel Mudidi, ataba abana se murabahemba? Undi ati, oya, aba ni abana b'ikigo, ntitwabamenyereza gukorera amafaranga. Nyakubahwa ati, uyu muze kumurebera agashimwe. Graciane avuga ko bamuhaye 50,000 ariko atayitayeho cyane, ahubwo yamaze imyaka ahora atekereza ku kiganza cya nyakubahwa yakozemo. Graciane kandi yatubwiye ko n'umwaka ukurikiyeho nyakubahwa yagarutse mu birori by'abarangije bwa mbere muri Kiye, nabwo bate Graciane haguruka uvuga umuvugo. Tugeze kuko yakoze sound proof mu bitanda, Graciane avuga ko mu mwaka wa 2004 ubwo yari akiga muri Kiye, avuga ko uwo mwaka ari wabaye umwaka w'impinduka mu buzima bwe, ubwo u Rwanda rwibukaga ku nshuro ya 10 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Birumvikana igihugu cyari kiri mu bihe bikomeye. Habura iminsi 2 gusa ngo bakire ibihangano by'abarushanwa. Graciane yabonye itangazo ry'irushanwa ry'imivugo izavugwa kuri uwo munsi, aho abarushanwa bagombaga kuzana imivugo ifashe kuri kasete ndetse yanditswe n'imashini. Kuri we, ndavuga Graciane, byari kuzamuka umusozi ukiyongeza undi, yemwe nta nayariba kubw'igihe gitoya cyari gisigaye, kandi ntiyari yakagera na rimwe muri studio ifata amajwi. Tuganira yadutangaje ko icyo gihe aribwo mu buzima bwe yakoze igihe gito, ariko kandi bikamugeza ku rwego ruhambaye.
yagize ati naraye ijoro ryose nkora poeme nanafata amajwi, yemwe ntibyari byoroshye, ndabarahiye kuyishyira kuri kasete nabyo byari ihurizo rikomeye cyane, kuko icyo gihe CD zari zitaraza. Icyo gihe kandi hariho radio kasete nayo itari yoroshye kuyikoresha. Aha rero niho nigiriye inama yo gukora soundproof hagati y'ibitanda bigerekeranye nkoreshereza amatoro zo muri kiye, ni mu gihe abandi banyeshuri bari baratashye njye mbayo. Graciane avuga ko saa sita z'ijoro aribwo yatangiye gufata amajwi y'umuvugo w'iminota 7 yose, ku rindi joro atunganya inyandiko ku mashini maze abitangira ku gihe. Aha uwabaye wa mbere yaje ari umuseminariste, umupadiri wo mu Nyakibanda. Icyo gihe poeme yari mu Gifaransa, uwa kabiri yaje kuba umunyeshuri wo ku Gisenyi, nge naje kuba wa gatatu n'igihembo cy'ibihumbi 100. Yerekana intoki enye mu kirere, birumvikana ko ari ibihumbi 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Mbivuze neza, ni ibihumbi 400 mu mafaranga y'u Rwanda. Ariko kandi kuko umuvugo wanjye ari mu Kinyarwanda kimwe cya rubanda, baravuga bati uyu ni uvuga umuvugo. Banshinga umubyeyi Mariya Yohana uzwi cyane mu buhanzi nyarwanda, cyane nko mu ndirimbo y'intsinzi ikora ku mitima ya benshi mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Uwo mubyeyi ni imfura cyane, nanjye ntiyego cyane. Umuvugo navuze uwo munsi imbere y'abakuru b'ibihugu benshi ndetse n'abanyacyubahiro bari bahari, wamfungura amarembo atagira ingano. Icyo gihe nibwo natangiye kujya njya mu maserukiramuco haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Wakwibaza uti Graciane wize ubwarimu ni gute yaje kubureka akisanga ari umukinnyi w'amafilime wabigize umwuga? Ubundi Graciane yize kwigisha ubumenyamuntu n'ubumenyi bw'isi muri rusange, arangiza kaminuza yanditse igitabo ku ruhare rw'umuhanzi gakondo mu burere bw'umwana w'umunyarwanda. Mbivuze neza, Graciane yanditse igitabo ku ruhare rw'umuhanzi gakondo mu burere bw'umwana w'umunyarwanda. Nyamara burya hari ibyo mutari muzi, Graciane yaje kubura amahirwe yo kujya muri Ekose cyangwa se Scotland kwiga ibijyanye na dance and drama. Imbogamizi ariko yaje kuba ko atigeze yigana mbere ibijyanye n'ubuhanzi nkuko byivugira, nuko yahisemo kujya gukora akazi ka leta ko kwigisha. Ibyo yakoze hafi imyaka 7 yose, ariko kandi anakomeza impano ye, ibyo byose abifatanya no gukina ikinamico byenda gusetsa n'ibindi. Muri 2015 Graciane yafashe umwanzuro ukomeye wo kureka umwuga yize ujyanye no kwigisha, maze yinjira byeruye muri filime no gukoresha impano ye bya kinyamwuga. Graciane kandi yatubwiye ko atanga ibaruwa isezera akazi, abantu baravuze koko baramunyeze karahava, abandi bavuga ya ndongo bati wa muntu we, abantu bararangiza ari benshi bakabura akazi, wowe ufite akazi ka leta none ngo urasezeye, batubanza wasaze si gusa. Nanjye ntireka njye gusarira hanze aho gusarira mu ishuri. Kuri ubu n'umwe mu bakinnyi ba filime bazwi cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mu bumva cyangwa bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Graciane ni inkingi ikomeye muri sinema nyarwanda. Mwumvaga Frodouard Nkuyubwatsi, N&U The Winners. Nubwo nanyuze mu biteye ubwobayo, sinigeze nkorwa n'isoni ngo mwareyo, wambereye Imana umbera ukwezi kumurikiraho ntareba amanywa nijoro.